amahoro y'Imana abane namwe mwese mukomeje kudukurikira. Niyo yita iri aratabaza gitifu umurenge wa Kigarama mu karere ka Kirehe kuko Habiyakare Cyprien yigabije umutungo yiyita umwana wa nyakwigendera Seka Buhoro. Inyito y'ubutunzi ikomeje mu ishyari ribyaro rwangano niyo ikomeje kuba kirimbuzi mu muryango nyarwanda. Umuyobozi mwiza iyo ashishoje mu mbone ya nyayo byose bikemuka mu mahoro. Kinyamakuru Ingenzi newspaper na Ingenzi nyayo.com kiri mu mudugudu wa Kiravunga akagari ka Kigarama mu murenge wa Kigarama akarere ka Kirehe mu ntara y'Uburasirazuba bw'u Rwanda. Ikibazo kiri hano tuvuze haruguru kiraterwa no gushaka gukandagira ibyanditswe mu irage ubwo Seka Buhoro Ezekias yaragihumeka yarebye ibyiza yakorewe na niyo yita iri byo kumwitaho maze amuraga isambuye. Ubwo Seka Buhoro Ezekias yatekerezaga ko irage rishyirwa mu nyandiko yafashe abaturanyi basinyira ko araze isambuye niyo yita iri byaje kuzamo kidobya Seka Buhoro Ezekias yamaze kwitaba Imana kuko Habiyakare Cyprien yaje kuvuga ko ari we mwana we irage ryaje kuzamo ikibazo. Niyo yita iri we arashimira ubuyobozi bw'umurenge wa Kigarama kuko gitifu wawo yamuteze amatwi yumva iki kibazo cye. Iyi ni Ingenzi TV naho ngende Studio Habimana. Ingenzi uratangira uvuga amazina yawe n'ikibazo cyawe. Nitwa niyo yita iri ntuye mu karere ka Gatsibo umurenge wa Rugarama kagari ka Gihuta. Ikibazo cyanjye tariki 25 z'ukwa 2018 nahawe uburagi n'umusaza witwa Seka Buhoro Ezekias utuye mu karere ka Kirehe umurenge wa Kigarama kagari ka Kigarama umudugudu wa Kiravunga. Ubwo butaka mazi kubuhabwaho umuragi Seka Buhoro yanjyanye ku murenge inshuro zirenga 5 asaba noteri iryo ragi ryakwandikwa mu gitabo kiragi mu murenge. Ku murenge noteri witwa Uwera Adeline arabyanga atubwira ko ngo nubwo yifuza ko nahabwa irage ko bitashoboka agihumeka kuko ngo ari nyandikisheho nkahita mwica cyangwa cyaba ari ikibazo. Atubwira ko ngo ikiza ari uko irage ryanditse mu ikayi kandi ngo rikaba ririho n'abagabo ko ngo ngomba gutegereza azapfa yamara gupfa akaba aribwo ngo nzana iyo kayi anterera kashe yuko negukanye iryo urage. Noteri yahise abaza uwo musaza ati none se muzi kubera iki ushaka guhirage uyu mugabo mudafite icyo mupfana ni ukuvuga ko nta wundi wo mu muryango wawe wariha? Arongera arambaza ati none se wa mugabo wiko nzi ko abayehova mutabyara ubundi arakuraga ibyo bintu ngo uzabigira ute? Asoza avuga ngo nuko rero nimugende napfa aribwo uzagaruka iyo kayi tuwemeze. Kuva icyo gihe kugeza igihe yapfiriye tariki 15 z'ukwa 5 2025 afite imyaka 100 nakomeje kumwitaho kuri buri kintu cyose yabaga akeneye. Habura amezi 3 ngo apfe nibwo habonetse abantu bigise bene wabo batari barabonetse mu bihe bigoye umusaza yanyuzemo bahita bahamagara uwo abo bitaga umwana we ngo naze ise agiye gupfa ngo ibye bitazatwarwa n'abandi. Nibwo hahise haza umusaza witwa Habiyakare n'umugore we baza kumubyigira mu nzu yakumba kamwe nari narubakiye umusaza Seka Buhoro. Uko bagendaga bamarana igihe nawe niko bumvaga arushaho kubarambira batangira kumutoteza kugeza ubwo umusaza yahisemo kujya kwiyahura bamutahura atarabikora ariko abwira umuyobozi w'umudugudu ko yabitewe nuko ngo bamuhozaga ku nkeke bamubwira ngo nabahe impapuro z'ubutaka agatabo ka banki n'irangamuntu ye. Kuva baza bibaye umusaza ntigeze yemeza haba mu nyandiko cyangwa se mu mvugo ko ari umwana we. Nyuma gato rero nibwo umusaza yahise apfa mu buryo butunguranye mu gitondo atarwaye. Ingenzi watanga ishusho y'uburyo wamenyanye na Seka Buhoro Ezekias niyo yita iri ati muzehe Seka Buhoro twaramenyanye tubana neza kugeza ubwo agiyumvamo atya akamutungo we abikoze mu irage kuko nta mwana yigeze abyara. Ibyo byose byatangiye 2017 mu kwezi kwa 6 ubwo twakoraga umurimo wo kubwiriza. Icyo gihe twabwirizaga inzu ku nzu ngeze kuri urwo rugo nsanga uwo musaza abayeho nabi yararwaye imvunja umubiri wose adahiruka gukaraba umubiri wose umeze nk'uruhu rw'imvubu wuzuye amagaragamba kandi avuvuka.
umusatsi waramwereyeho ku buryo kubona isura ye yo mu maso utapfaga kuyibona. Arara kandi yirirwa mu mukungugu, imbaragasa n'inda zimutondagira. Nta mwenda wo kwambara yagiraga uretse agatenge kikanga umugore we yari yarapfuye asize ariko yambara, kandi akaba ari nako yiyorosaga aryamye. Kujya mu bwiherero ajya kwihirira mu ishyamba yari yarateye hafi aho, atagira icyo kurya icyo ari cyo cyose mu nzu yabagamo nayo yendaga kumugwira. Igihe cyo guteka yatekaga ibiguri by'amateke byafennye, yabona bituzuye agasafuriya agashaka amakoma akuzuzamo, ubundi agashyiramo amazi agacanira akabihekenya, ubundi akaryama. Muri make mbifashijwemo na Yehova no kuba abahamya ba Yehova twigishwa gukunda abantu b'ingeri zose, muri nkuko bigaragara muri Yohana 13 umurongo wa 34 n'uwa 35, nagerageje kumwitaho uko bishoboka kose. Muhandura zamvunja ndamwuhagira, mushakira uburiri bwo kuryamaho, mushakira ibyo kurya, ibyo kwiyorosa bisusurutse, mwubakira inzu isimbura iyo yari yamuguyeho, murihira umwenda yari yashyizwemo na Dutabarane bashyingura umukecuru we ari nawe mugore we. Bavuga ko ingwate ari ubutaka yari atuyemo. Kigeretse kuri ibyo, kuko nta bwishingizi bwa Dutabarane yabagamo, nahise murihira imigabane yose y'igihe kirekire abanyamuryango bari bagejejemo. Ibyo byatumye yongera kugira uburenganzira ku isambu ye yose 100%. Kandi ibyo byose nkomeza kubimukorera kugeza igihe yapfiriye muri 2025. Nguko uko byagenze kugira ngo ngere ku rwego rwo kunyiyumvamo bigezaho. Ingenzi ati irage wahawe twumvise ko hari uwaje araritambamira. Apfana iki n'uwaguhaye irage? Ukubuza umudendezo yitwa nde? Niyo yita iri ati yita umwana wa nyakwigendera, umbuza umudendezo yitwa Habiyakare Cyprien. Ingenzi ati kuva yigabije umutungo wawe byaguteye igihombo kingana gute? Niyo yita iri ati nakomeje gusiragira mvaho ntuye, ubu njyaho uwo mutungo uherereye mu nzego zose z'ibanze za Kirehe, ariko kandi bintwara amatike ntegera n'undi wabaga arinze umutekano wanjye, kuko abari muri uwo mutungo bari baravuze ko nimpagera bazanca umutwe bakiyambukira Tanzania. Kuva 2025 yaba inzu yagombye kuba yarakodeshejwe, isambi hingwa, ibiti byera imbuto ziribwa bisarurwa bikavamo amafaranga, ishyamba ry'inturusi ibiti birimo byeze bisarurwa bikabyara amafaranga nagiye nkoresha ngura amayinite yo gukurikirana aho dosiye yabaga igeze muri izo nzego zose, igihe n'umwanya nagombye kuba narakoreshaga mu kandi kazi gatunga umuryango. Ibyo byose nta na kimwe nagizemo uburenganzira. Ingenda ati usoza ikiganiro niki wasaba inzego zitandukanye z'ubuyobozi? Niyo yita iri ati narangiza nsaba inzego z'ubuyobozi kwita ku bibazo by'abaturage mu maguru mashya, birinda gusiragiza umuturage, bagatanga serivisi nziza nkuko bahora babigirwamo inama na nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame. Abandenganyije nabo bazashishoje barebe bandenganure gusa. Ubu ndashimira gitifu umurenge wa Kigarama kuko yantiza amatwi ambwira ko ikibazo cyanjye azagikemura. Ubu noneho bemeza ko narenganyijwe, ariko kuko n'itegeko rishya kwizungura n'irage rirasobanutse neza, ntabwo Habiyakare Cyprien akwiye kuza kwiyita umwana wa Sekabuhoro Ezekiasi ngo bihabwe agaciro. Abakingiye ikibaba Habiyakare Cyprien baragira ngo nzaburane nande ko batantereye kashe ngo ateze ibibazo, ahubwo ko ntekereza ko ubuyobozi bwari gufata uriya wiyitirira ko yabyawe n'uriya musaza nk'igisambo cyangwa umuriganya wigabiza iby'abandi nta burenganzira bifitiye, bagahita bamwirukana. Niyo mpamvu ubisesinguye wasanga ziriya nzego arizo zibifitemo inyungu gusa, zikikingiriza uriya Habiyakare Cyprien wiyise umwana wa nyakwigendera Sekabuhoro Ezekiasi, kandi igihe yabereyeho mu buzima bubi ntacyo yamufashije. Gitifu rero w'umurenge wa Kigarama niyo yita iri ahanze amaso ku karengane n'akagambane yakorewe. Inzego z'ibanze zijye zikemura ibibazo amazi atararenga inkombe. Iyi rero ni Ingenzi TV mu gihe ndi Cyprien Habimana.